Hi. Tubahaye ikaze hano kuri Maxwise TV. Muri video y'uno munsi tugiye kuza dusubiza umuvandimwe watubajije ati ese ni gute umuntu yahagarika abantu bamushyira mu magroup ya WhatsApp uko biboneye batamubajije. Ukaba witurije rwose ukajya kubona ngo you are added muri group runaka. Umuntu agatekereza umuntu runaka group iki cyase ari no kwiga gushyira abantu muri group, kwiga gucreate group, ukabona nawe uyongereye muri za group z'impanuka utazi uko byagenze. Cyangwa se ugasanga umuntu muherukana kera mwariganye se njyewe nta nuvugisha undi birenze kwa mwariganye gusa, yajya gukora ubukwe akavuga ati bo reka n'uyu nguyu mushyiremo mwongere kuri group y'abazanshyigikira mu bukwe bwanjye. Ukajya kubona ukuntu umuntu agushyizemo nyamara wowe ntabwo ubu nabishaka kenshi. Ugasanga birahaye birakurakaza, ukaba wava muri izo group cyangwa se ugatinya no kuzivamo. Abantu ntabwo duteye kimwe, ushaka guhita uyivamo, abatinya kuyivamo bakabamo batavuga ariko batishimiye no kuba bayirimo. Rero iyi video uyirebe uyirangize kugira ngo ubashe kubona uburyo ushobora kwirinda cyangwa se guhagarika abantu bagushyira muri group za WhatsApp uko wiboneye, kugira ngo ubutaha bazajye babanza babigusabe ubibemerere, numara kubibemerera za group babashe kuzigushyiramo. Rero niba utarakora subscribe, please kora subscribe kandi na notification bell kugira ngo ujye tubona video zacu zigisohoka. Bikwemerera kandi no kuba wajya muri comment ukatwandikira kugira ngo ugire igitekerezo uduha. Nta gutinda, reka turebe uburyo ushobora kujya kuri WhatsApp yawe ugahagarika abantu bakwadinga cyangwa se bakongera mu magroup yabo udakeneye. Uraza ufungura hano kuri WhatsApp. Yes, uraza ufungure WhatsApp. Numara gufungura WhatsApp urabona harahita haza screen y'amachat atandukanye. Now uraza urebe hano hejuru hari ahantu hari utudomo dutatu. Yes, utudomo uraza udukandeho. Numara kudukandaho hano hepfo urabona ahantu handitse settings. Izi settings nizuza ugafungura. Now murabona ahantu hari agafunguzo gacuramye kareba hepfo. Yes, akangaka hano niho uza ugafungura. Urahita ubona ahantu hari ingufuri ifunze, privacy cyangwa se umutekano wa account yawe. Ahangaha niho uri buze ukahafungura. Uraza ukandeho. Numara kuhafungura urahita ubona ahantu hari iyi screen. Muri video zacu zatambutse harimo video imwe twakoze ivuga kuri ibi bintu. Ibi rero ntago ari byo turi bwibandeho, icyo tureba uramanuka hano hepfo uze urebe ahantu handitse groups. Ibi ngibi nibyo tugiye kureba uburyo bikoramo. Niba udashaka abantu bakwadinga mu magroup rero ya hato na hato uraza ahangaha kuri groups uhafungure. Numara kuhafungura urabona ko njyewe nabashije kwemerera buri muntu uwo ari we wese kuba yanshyira muri group runaka ashaka. Niyo mpamvu ari kuri everyone. Ushobora kuba weho uvuga uti ibi simbishaka, njye icyo nkeneye nuko abantu mfitiye nomero zabo bonyine aribo bazajya banshyira muri group za WhatsApp. Niba ari ukubishaka uzaza hano kuri kabiri uba ariho wemeza.
kugira ngo abantu ufitiye nomero zabo bajye baba aribo babasha kuba bagushyira muri group za WhatsApp, nuko uza hano kuri my contact ukaba ariho wemeza. Ukimara kuhemeza rero uraza ukandi hano kuri done. Yes, urabona ko byamaze gukunda. Mu kanya twari dufiteho ko ari everyone, noneho hano hajeho my contact. Biranashoboka kandi ko ushobora kuba uvuga uti mu bantu mfitiye nimero harimo abantu nshaka ko batazajya banyadinga mu magurupe. Ntabwo ari buri wese mfitiye nimero wemerewe kunshyira muri gurupu runaka. Yes, niyo mpamvu nubu bishaka gutyo uzaza ugakanda hano kuri aka kantu ka gatatu kavuga ko my contacts except, ni ukuvuga ngo hari abantu bemerewe kunshyira muri group mfitiye nomero zabo, ariko hari n'abandi mfitiye nimero ntemera ko bagomba kunshyira muri group zabo. Icyo gihe rero nuba ari uko nguko ubishaka, uzaza hano kuri gatatu uze wemezeho. Yes, numara kuza kwemezaho uzaza wemezeho. Okay, urabona ko harahita haza urutonde rurerure rw'abantu ushaka gukura mu bazajya bakwadinga muri group. Wenda mfashe uyu wa mbere ndamukoraho, urahita ubona neza ko hano hari umuntu umwe uri excluded, one contact excluded. Ni ukuvuga ngo iyi contact imwe ikuwe muri contact zemerewe kuba zanshyira muri group. Ushobora kwadingaho n'undi wa kabiri nawe. Yes, ushobora kwadingaho undi wa kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane, birashoboka, babaye contact enye zikuwe muzemerewe kuba zanshyira muri group. Iki gihe rero nindangiza nzaza hano mpite nemeza kuri yes. Nimara kwemeza kuri yes, ibyo ndi bubone biraba binyereka ko aba bantu bamaze gukurwa mu bagomba kundebera. Okay, ngira ngo murabibona hano ko byamaze gukunda. Yes, 4 contacts excluded. Aba bantu bane bose bamaze gukurwa mu bagomba kundebera status. Icyo bivuze ni iki? Nuko abantu bose mfitiye nomero bemerewe kuba banshyira mu magroup, bamara kunshyira muri group, ariko hakaba n'abandi bantu bane batemerewe kunshyira muri group. Yes, okay. Biranashoboka kandi ko aba bose mfitiye nomero zabo ntashaka ko banshyira muri group. Nimba ntashaka ko banshyira muri group, nzabigenza nte? Ibi nabyo ndaje mbere kuko twabikora. Niba ntashaka ko abantu bose baba banshyira muri group, uzaza ahangaha, urabona hano hejuru. Yes, uraza ukande kuri kano kantu. Numara kugakandaho urahita ubona ko abantu bose barahita bazaho utuvidu tukura, bivuze ngo aba bantu bose 168 ntabwo bemerewe kuba banshyira muri group za WhatsApp. Icyo gihe nabwo uzahita uza wemeze ahangaha. Numara kuhemeza bizayaba byakunze. Aba bantu bose nta muntu n'umwe ushobora kuba yakwadinga muri group ya WhatsApp utabishaka. So nimba hari aho tutavuze, please tugarukirije wazatwandikira muri comment ukatubwira uti ibi bintu mwabinkoreraho, mwanyereka ibi ngibi uko bimeze, tukazabikora muri video zacu zitaha. Turabashimiye rero kuba mwakurikiranye iyi video kugera irangiye. Mbibutse ko niba mutarakora subscribe, please subscribe kandi ukande kuri iyo notification
bell kugira ngo ujye uhita ubona video zacu ku gihe. So ciao ciao.